Yes, reka twongere tubasuhuze inshuti bakunzi mukurikiye One Nation Radio, ni radio ya diaspora nyarwanda. Mudukurikiye muri mu bice bitandukanye, hari abari ku mugani w'Uburayi, muri Aziya, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Afurika ndetse mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye. Ni One Nation Radio, radio ya diaspora nyarwanda. Kuri uyu munsi turi ku itariki ya 30 mu kwezi kwa Mutarama mu mwaka w'2021 twerekeje mu gihugu cy'Ubuholandi. Uyu munsi One Nation Radio twagize amahirwe yo kongera kuganira na nyakubahwa ambasaderi Nduhungirehe Olivier, akaba ari ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'Ubuholandi, niho ahagarariye igihugu cy'u Rwanda. Nyakubahwa ambasada, niba mutwumva neza, tubaha ikaze hano kuri One Nation Radio. Murakoze kunyakira kuri One Nation Radio. Yego. Nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Murakoze cyane namwe. Ngira ngo umuntu yakwibaza, nyakubahwa ambasada, kuva mu kwezi kwa 11 ubwo ni Ugushyingo kuri kurangira mu matariki nka 25 nibwo mwageze mu gihugu cy'Ubuholandi, ari nabwo mwashyikirije impapuro umwami waho zibemerera kuba mwahagararira igihugu cy'u Rwanda. Muri aya mezi 2 muhamaze, mwahabonye gute? Mumaze kubona igihugu gihagaze gite mu mirimo mishya mwari mwongeye gushingwa? Murakoze. Twageze hano mu Buholandi ku itariki ya 3 Ugushyingo, nk'uko babivuze, shyikiriza nyiricyubahiro Alexander impapuro zimpesha uburenganzira bwo guhagararira u Rwanda mu Buholandi ku itariki ya 25 z'uko kwezi k'Ugushyingo, ndetse no ku itariki ikurikira ya 26 naho natanze izindi mpapuro zimpesha uburenganzira bwo guhagararira u Rwanda mu muryango mpuzamahanga wo kurwanya izi ntwaro z'ubumara, icyo bita OPCW, Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. Nkaba rero nsigaje ibindi bihugu 3 mpagarariye mu Rwanda, ari byo Estonia, Lithuania na Latvia. Nabyo nkaba nzashyikiriza impapuro zimpesha uburenganzira bwo guhagararira u Rwanda muri ibyo bihugu muri uyu mwaka wa 2021, kubera ko kunyemerera icyo bita agrema byo byamaze kuba muri ibyo bihugu 3. ubwo turizera ko mu minsi iri imbere nabyo naho nzatanga izo mpapuro. Hanyuma rero wambajije uko mu Buholandi byifashe. Naje mu gihe gikomeye, nk'uko mubizi, isi yose ihanganye n'iki cyorezo cya COVID-19. Mu Buholandi naho baracyanganye nacyo. Ngubu imibare y'abanduye yagiye yiyongera mu minsi ishize, ngira ngo ngubu bageze ku 961 abantu 961 banduye COVID. Akaba n'abari hafi 14,000 bamaze kwitaba Imana. Guverinoma rero hano yafashe ibyemezo nakwita ntabwo ari guma mu rugo nk'iwacu twakoze mu mujyi wa Kigali, ariko bafunze amaduka yose adakenewe, amashuri arafunga, ndetse ngubu bashyizeho na couvre-feu ya saa 3 z'ijoro kugeza saa 10 n'igice za mu gitondo, kugeza gashya bimeze. Bivuze rero ko akazi cyangwa se umurimo wa diplomasi nawo usigaye ugenda buhoro, kubera ko inama zitakikorwa uko bikwiye. Inama zikorerwa ku buryo bw'ikoranabuhanga, ariko nabwo ntabwo zikiri nyinshi nka mbere. Hari ubundi umudiplomate, akazi k'umudiplomate akenshi no kuvugana n'abandi no gukora networking, guhura na bagenzi be. Ibyo rero ntabwo birashoboka. Hari bake tugenda duhura nabo, hari bake tuganira kuri telefoni no kuri izi platform za Zoom n'izindi. N'Abanyarwanda rero nabo ni kimwe. Birumvikana ko ntabashije guhura nabo imbonankubone
kubera nyine mesure zo kwirinda iki cyorezo. Ubu rero maze amezi abiri n'igice, hari akazi kagiye gakorwa, ariko birumvikana ko atari akazi umuntu atagakoze iyo haba hatari iki cyorezo cyatumye ibintu byinshi bigenda buhoro. Yego, hanyuma mwavuga ko umubano w'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Ubuholandi uhagaze ute kugeza magingo aya, by'umwihariko unashingiye kuki hagati y'ibihugu byombi? Umubano hagati y'ibihugu byacu byombi bifashe neza. Mbere y'94 ntabwo Ubuholandi bwagiraga ambasade mu Rwanda, bwagiraga ibikorwa bimwe na bimwe ariko nta ambasade ihari. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, Ubuholandi buri mu bihugu bya mbere byafashije u Rwanda, bibinyujije mu miryango itari iya leta bwari bufite bwohereje mu Rwanda. Ariko na nyuma 1995 bafunguye ambasade yabo mu Rwanda, hanyuma banagirana ubutwererane n'u Rwanda muri za segiteri nyinshi: ubuhinzi, uburezi, ubuzima, ubutabera. Mu butabera baradufashije cyane, bubatse cyangwa basamye inkiko, bongera ubushobozi abacamanza n'abandi bakora mu butabera. Ni ukuvuga rero ko ari byinshi rwose byakozwe, n'ubu ngubu umubano ukaba umeze neza. Natwe rero twageze aho nk'u Rwanda dufungura ambasade muri iki gihugu mu mwaka w'2006. Hanyuma rero ubu ngubu tukaba tunohereza ibicuruzwa byinshi muri iki gihugu, cyane cyane ibicuruzwa bikomoka ku buhinzi. Hari indabo, hari ikawa, icyayi, hari n'imboga n'imbuto, kandi biragenda byiyongera buri mwaka. Ngira ngo nyakubahwa ambasada, ntabwo ari ubwa mbere muhawe inshingano zo guhagararira u Rwanda mu gihugu cy'amahanga. No mu Bubiligi mwabayeho ambasaderi, ariko noneho by'umwihariko mu gihugu cy'Ubuholandi, kuva aho wenda muhagereye muri aya mezi yagera muri 2 n'igice muhamaze, abanyarwanda bahatuye nuhe mwihariko wabonye wenda bo bashobora kuba bafite nk'abanyarwanda bo mu mahanga batandukaniyeho n'abandi bari muri diaspora mu bindi bihugu by'amahanga? Nibyo koko, ntabwo ari ubwa mbere mpagarariye u Rwanda mu gihugu cy'amahanga kirimo diaspora. Nabaye ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi. Ni igihugu ngira ngo cya mbere i Burayi kirimo abanyarwanda benshi kubera amateka dufitanye. Mu Buholandi rero ntabwo umubare ungana gutyo, birumvikana abanyarwanda ni bakeya. Ubu turaza uyu munsi guhura n'abagize uyu muryango nyarwanda wa hano mu Buholandi hifashishijwe ikoranabuhanga, ariko nahuye na komite yabo ku itariki ya 16 Ukuboza umwaka ushize, aho twaganiriye ku bikorwa bagize muri iyi manda yabo y'imyaka ibiri guhera 2019 na 2020. Hari ibikorwa byinshi byagiye bikorwa, uretse ko birumvikana habaye imbogamizi zijyanye cyane n'iki cyorezo cya COVID-19. Yego, hanyuma umuryango w'abanyarwanda baba mu Buholandi, nubwo wenda kubera hari iki cyorezo urumva ntabwo muri guhura cyane, ariko muri rusange ugendeye wenda nko ku ishusho mwahasanze, umuryango w'abanyarwanda baba mu Buholandi uhagaze ute kugeza magingo aya? Ni umuryango uhagaze neza, urimo wiyubaka. Nk'uko nabivuze, ubu hariho komite. Ubundi komite y'umuryango imara imyaka 2, rero imanda yabo yari 2019 na 2020. Hari ibikorwa byagiye bikorwa mbere na mbere nk'umuryango, baryandikishije nk'umuryango utegamiye kuri leta, bashyiraho imbuga nkoranyambaga, bashyiraho nako konti zabo ku mbuga nkoranyambaga.
hari ibikorwa byagiye bikorwa cyane cyane umwaka ushize by'ubwisungane, muribuka iriya Connect Rwanda Challenge, aho abanyarwanda basabwaga gutera inkunga bagenzi babo mu kugira izi telefoni z'ubwenge za smartphone, nabo babigizemo uruhare. Hari gufasha abanyarwanda bazahajwe n'ingaruka za COVID-19 cyane cyane mu gihe cya guma mu rugo, nabo abanyarwanda ba hano mu Buholandi bafatanyije n'abandi banyarwanda bo mu bindi bihugu bateye inkunga abanyarwanda. Hanyuma hakaba n'ibikorwa bisanzwe ngarukamwaka cyangwa se bya buri munsi bagiye bakora byo gufasha ambasade muri za gahunda zinyuranye n'iminsi mikuru. Hari nko kwibuka, cyane cyane kwibuka kwibuka ku nshuro ya 25 mu mwaka wa 2019, hari kwibohora, hari no gutegura ndetse Rwanda Day yabereye mu Budage, aho abanyarwanda ba hano nabo bitabiriye, bakoze mobilisation bakajya kuyitabira mu kwezi k'Ugushyingo 2019. Hakaba na byinshi byagiye bikorwa. Ubu ngubu hari ibitarashoboye gukorwa ariko bizakorwa mu bihe biri imbere. Hano hari ikipe y'umupira w'amaguru, ntabwo bibuka, yagiye mu Rwanda. Hari ikipe yaje hano gukina umupira n'ikipe y'u Rwanda hano ya diaspora, ariko gahunda ikaba ari uko nabo bazajya gukina mu Rwanda, ariko bikaba byarasubitswe muri ibi bihe kubera nyine ikibazo cya COVID. Hari n'izindi gahunda zijyanye no gutoza abana b'Abanyarwanda umuco wo kubigisha ururimi rw'Ikinyarwanda, kuko ni ikibazo akenshi mu Banyarwanda batuye mu mahanga. Hari izindi gahunda zo gukora nk'umuganda hano mu Buholandi, gukora inama, ibikorwa binyuranye bigenewe urubyiruko n'abagore. Hari byinshi ngira ngo tuzaganiraho, ibikorwa tugomba kuzashyira mu bikorwa. Nyine iki gihe turimo nicyoroha ku buryo tuzaba dushobora gukora ibikorwa uko tubyifuza. Yego. Hanyuma komite rero iyoboye uyu muryango ngira ngo imaze ku buyobozi cyangwa se ku nshingano zo kuyobora uyu muryango mu gihe kigera ku myaka 2. Aho wenda muhagereye, ni iki mwishimiye cyabashije kugerwaho iyi komite yagezeho? Icyo nishimiye ni uko hari ibikorwa bigaragara mu byo navuze byakozwe. Mbere na mbere hari ibikorwa bihoraho. Ibikorwa bihoraho birimo kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside, kurwanya abifuza guha isura mbi igihugu, kwiteza imbere nk'umuryango nyarwanda. Hano mu Buholandi hari abanyarwanda bafite ibikorwa by'ubucuruzi, ndetse twaba tunifuza ko banishyira hamwe kugira ngo babyongere mu bwinshi mu byo batumiza mu Rwanda. Hakaba ndetse n'ibyo bikorwa bindi navuze bijyanye na siporo, bijyanye n'umuco, ndetse n'ibijyanye n'ubwisungane no gutera inkunga abanyarwanda. Ibyo ni ibikorwa byinshi byiza byakozwe, tukaba twizera ko tuzanabyongera, tuzanabikora bikanaba byinshi byiza muri uyu mwaka no mu myaka iri imbere, mu gihe nyine ibi bibazo bya COVID bizaba birimo bigabanuka. Yego. Ubuholandi ni igihugu
gifite cyangwa se kirimo urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Mu minsi yashize, nyakubahwa ambasada, twumvise ko hari umwe mu bakekwagaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi wafashwe. Ese haba hari uburyo ambasade muhagarariye yaba ikorana n'urwo rukiko? Nibyo koko, umwe mu bakekwaruhare yagize muri jenoside abatutsi ariwe Felicien Kabuga yarafashwe mu Bufaransa, yoherezwa mu rukiko. Iyi mekanizme igomba kuburanisha ataraburanishijwe na rwa rukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda. Ubu ngubu rero ari hano mu Buholandi. Ubundi yagomba no kuburanishwa Arusha, ariko yasabye ko yaburanishwa hano kubera impamvu zinyuranye, impamvu z'ubuzima n'izindi mpamvu. U Rwanda rero na ambasade turakurikirana iby'urwo rubanza. Urwo rubanza ntabwo ruratangira mu mizi. Habaye ama hearings amwe n'amwe aho abantu bashobora kuyakurikirana ku buryo bw'ikoranabuhanga mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Ubu rero tuzakomeza gukurikirana urubanza uko ruzajya rugenda mu gihe ruzatangira mu mizi. Hanyuma mwabwira iki rero ku badukurikiye muri kano kanya ku madosiye y'abantu nk'abo ngabo bibera mu gihugu aho ngaho mu Buholandi, bakurikiranyweho ibyaha bya jenoside ariko ugasanga barahibera nta nkomyi, mbese batarafatwa? Ubuholandi n'u Rwanda nk'uko nari nabibabwiye, dufitanye umubano n'ubutwererane mu byerekeye ubutabera. Hano mu Buholandi hari abanyarwanda babiri bamaze kuburanishwa n'inzego z'ubutabera z'Ubuholandi. Hari uwitwa Joseph Mpambara wakatiwe burundu mu mwaka wa 2011. Hari uwitwa Yvonne Basebya nawe wakatiwe imyaka 6 n'amezi 8 muri 2013. Hakaba n'abandi banyarwanda babiri rero bafashwe bakoherezwa mu Rwanda. Abo ni abitwa Jean Baptiste Mugimba na Jean Claude Iyamuremye bita Nzinga. Ubu ngubu bakaba ari mu Rwanda. Hakaba rero n'abandi bakiri muri procedure bategereje extradition. Hari uwitwa Charles Nderehe mwese muzi, ukekwaho uruhare yagize muri jenoside muri Zari Rubona mu karere ka Huye. Hakaba nawe n'undi witwa Venant Rutunga, nawe procedure gikomeje mu byerekeye extradition. Hakaba rero hari n'abandi bakidegembye bageze nko ku 9. Tukaba rero tugikomeza gufatanya n'inzego z'Ubuholandi kugira ngo nabo bazashyikirizwe inkiko cyangwa bazafatwe boherezwe mu Rwanda kugira ngo baburanishwe. Ariko icyo nakongeraho ni uko gufata aba bakekwaho jenoside yakorewe abatutsi ari ibintu byiza kugira ngo ubutabera butangwe, ariko ni na byiza kugira ngo turwanye ingengabitekerezo ya jenoside no gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Kuko nyuma ya jenoside muri 1994 aba bayikoze nibo bagiye hirya no hino ku isi bakayikwirakwiza mu bana babo, mu rubyiruko, mu bo bahasanze. Ugasanga rero iyo ngengabitekerezo yafashe indi ntera muri iyi myaka 27 ishize, kubera ko habaye umuco wo kudahana, habaye umuco wo kudafata abo bantu bidegembye bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Ahubwo ikinatangaje ni uko usanga ibihugu bimwe na bimwe biha u Rwanda amasomo yerekeranye na demokarasi ndetse n'uburenganzira bwa muntu, ari byo byanangiye mu kugira icyo bikora. Hari ibihugu bitigeze binafata n'umuntu n'umwe cyangwa se ngo binaburanishe n'umuntu n'umwe ukekwaho jenoside, kandi bazwi, amazina yabo yaroherejwe ku mugaragaro na guverinoma y'u Rwanda. Kuko jenoside nicyo cyaha cya mbere gikomeye ku isi. Bivuze ko guharanira uburenganzira bwa muntu mbere na mbere ari ukurwanya icyo cyaha. Bivuze gufata abakigizemo uruhare bidegembya muri ibyo bihugu, ari nako bakomeza gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Rero ni ngombwa yuko
izi guverinoma zakumva yuko ari ngombwa yuko dufatanya kugira ngo dutange ubutabera kandi tunarwanye gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Murakoze cyane. Hanyuma dukunze kubona abanyarwanda bamwe na bamwe biganjemo muri diaspora basebya leta y'u Rwanda ndetse ugasanga baranapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Aho ngaho mu Buholandi mwatubwira biri ku kihe kigero kuri aba bantu bene aba ngaba? Hano birahari, gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi birahari. Impamvu yabyo ya mbere nyine niyo navuze, ni uko hari abakoze jenoside bari muri iki gihugu, bahungiye muri iki gihugu batarafatwa, kandi abo ngabo bakaba batarahungiye muri iki gihugu ngo baceceke. Ubu baravuga, bari ku mbuga nkoranyambaga, bari mu mitwe ya politike, barakomeza gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Hari nk'ubu urwo rugero rwa Charles Nderehe uzwi muri iri shyirahamwe rya politiki rya FDU inkingi, naryo rifite ibirindiro hano, kuko wariyoboraga nawe yari atuye muri iki gihugu. Iryo shyaka rero, iryo shyirahamwe rya politiki riracyari muri iki gihugu, rikafatanya n'abandi bapfobya, bahakana jenoside cyangwa se bashaka gusiga isura mbi igihugu, mu gukomeza ingengabitekerezo yabo, mu gukomeza kurwanya leta y'u Rwanda, mu gukomeza gutoneka abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, bapfobya banahakana icyaha cyabakorewe. Yego. Hanyuma rero mwebwe ubwo mubasha guhangana mute n'aba bantu? Ubundi hano mu Buholandi birakorwa, bimaze imyaka bikorwa. Hano abanyarwanda bahari, n'abanyarwanda nabo bari angaje, bari committed, bafite ubushake bwo kurwanya iyo ngengabitekerezo ya jenoside uko yagiye ikwirakwizwa, haba ku mbuga nkoranyambaga, haba mu nama zinyuranye, haba no mu bindi bikorwa, kandi bizakomeza. Uretse nyine ko muri iyi minsi, muri ibi bihe bya covid, ibyo bikorwa byagabanutse, kubera ko ibikorwa bya politiki byaragabanutse, kubera ko nyine abantu batagishobora guhura nk'uko byari bimeze mbere. Ariko turizera ko ibyo ngibyo bizakomeza, ndetse dushobora no kubona ko byatanze umusaruro mu myaka ishize. Iyo urebye kera, navuga nko mu myaka 10 ishize, wasangaga aba barwanya leta n'aba bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside bakora imyigaragambyo myinshi, aho nyakubahwa perezida wa repubulika aje ugasanga barahari, bagakoresha inama n'ibindi bikorwa binyuranye. Ubu ngubu rero byaragabanutse, urabibona ko byagabanutse ku buryo bugaragara, bigaragaza ko ndetse ubwabo babona ko ibikorwa barimo nta musaruro bitanga. Nk'urugero natanga ni iyo habaga za Rwanda Day kera zigitangira, wasangaga hari abigaragambya benshi. Ubu ngubu basigaye ari imbarwa, nta n'abahari. Mwarabibonye yiherutse yo mu Budage yabaye, ndetse n'izindi zagiye ziheruka, wasangaga nta abigaragambya ari bake cyane. Ibyo ngibyo biterwa nyine n'ibikorwa by'abanyarwanda byo kubarwanya, byo gutuma batagira ubwo bw'inyagamburiro, ndetse nabo ubwabo bakumva ko ibyo bakora nta mumaro, nta nyungu bibafitiye, nta n'inyungu bifitiye u Rwanda. Ubwo nka ambasade rero, mwebwe mubona ibikorwa byo kongera ubushobozi ndetse n'ubumenyi ku bantu, ku banyarwanda b'aho ngaho mu Buholandi, byo kuba abantu bavuganira leta y'u Rwanda ndetse bagahangana n'abo ngabo basebya leta y'u Rwanda, bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi, bihagaze bite kugeza magingo aya? Ni inshingano za leta, za ambasade, birumvikana, ariko ni n'inshingano za buri munyarwanda, kuko igihugu ni icyacu. Ntabwo kurwanya jenoside
ingengabitekerezo yayo ndetse no kuyahakana no kuyipfobya ari ibya ambasade gusa, kandi byaranagaragaye yuko abanyarwanda bo ubwabo babyumva ko igihugu ni icyabo. Usiga isura mbi igihugu cyacu, uvuga ibinyoma, icyo gihe abanyarwanda rwose bagaragaje ko badashobora kubyihanganira, kubera ko igihugu cyacu turakizi. Ega tugeze mu gihe cy'ikoranabuhanga, buri muntu aranabyibonera. Ntabwo ushobora kubeshya umwana wawe ngo u Rwanda ngo rumeze gutya, ngo rumeze nk'uburo. Hari abavuga ngo u Rwanda rumeze nk'uburoko, ngo nta gikorwayo, kandi babyibonera, barabyibonera. Bashobora gusoma za raporo zitandukanye, bashobora no kubona uko mu Rwanda hifashe muri za artikele zinyuranye ku mbuga nkoranyambaga, ndetse bafite na bene wabo bajya mu Rwanda, baza bakababwira uko byifashe. Ku buryo rero biragoye muri iyi minsi kurwanya u Rwanda, kuko nta kuvuga ibidahuye n'ukuri, kandi abo bibwira nabo bashobora kubyibonera, ni ibintu bigoranye cyane. Twebwe rero ambasade dufite izo nshingano, ariko n'abanyarwanda baragaragaje ko nabo bashishikajwe no kurengera igihugu cyabo, no kuvugisha ukuri kugira ngo barwanye abo banduza isura ry'igihugu cyacu. Twe tuzakomeza gufatanya kugira ngo dukomeze kubaka igihugu, ari nako dukomeza kurwanya abo ngabo batatwifuriza neza. Yego, nk'uko mwabivugaga, Rwanda Day ni kimwe mu bikorwa bihuriza abanyarwanda hamwe, bagahura bakaganira barebera hamwe icyabasha kuba cyakomeza gufasha igihugu cyabo kugiteza imbere. Aho mu Buholandi ngira ngo iheruka kuhabera muri 2015, ariko n'izindi n'ubundi zigenda zibera hafi yaho, ngira ngo n'abanyarwanda baho barazitabira. Ariko mwebwe by'umwihariko nka ambasade, muri ibi bikorwa nk'ibi, usibye na Rwanda Day n'ibindi mutegura muri uyu mwaka wa 2021, ni iki mutegura mu gihe wenda iki cyorezo cya COVID-19 cyaba gicogoye, cyarushaho kongera gutuma b'abanyarwanda noneho bahura, batuye aho ngaho, kugira ngo bahurire hamwe? Mu byo mutegura, muteganya, niba bihari. Birumvikana ko ibikorwa twategura uyu mwaka byose bishingiye kuri iki kibazo cy'icyorezo duhanganye nacyo cya COVID-19, kuko nk'uko mwabibonye mu bihe bishize n'ubu ngubu, icyorezo cyafashe indi ntera. Ibihugu byinshi harimo n'ibihugu by'i Burayi bishyiraho za guma mu rugo, bishyiraho n'izindi ngamba zo kwirinda icyo cyorezo. Bivuze ko bigoye cyane gukora projection ihamye ku byerekeye ibikorwa byakorwa uyu mwaka, ariko ntibivuze ko bitarimo bitegurwa. Hari ibikorwa bisanzwe bikorwa buri mwaka, byo bizakomeza, wenda bigakorwa mu bundi buryo. Ibyo ibikorwa bigamije kwibuka, gutegura umunsi mukuru wo kwibohora, n'ibindi bikorwa nk'ibyo ngibyo, ariko hakaba n'ibikorwa byihariye uyu muryango nyarwanda urimo utegura, ndetse n'ibindi ambasade irimo itegura byerekeranye n'uruhare rw'urubyiruko, byerekeranye no guteza imbere abagore muri diaspora. Hari ibikorwa byinshi birimo bitekerezwaho, ariko birumva ko ingamba zihamye na porogaramu yuzuye bizashyirwaho nitumara kugira kubona neza aho iki cyorezo kirimo aho cyerekeza. Nyakubahwa ambasada, buri tariki ya 1 Gashyantare buri mwaka aba ari umunsi twizihirizaho umunsi w'intwari. Uyu mwaka wa 2021 mu Rwanda ndetse n'abandi banyarwanda batuye wenda hanze y'u Rwanda mu mahanga, insanganyamatsiko y'uyu mwaka izaba ari ubutwari mu banyarwanda, agaciro kacu. Mwebwe mu Buholandi murateganya kwizihiza uyu munsi gute? Murakoze. Turateganya kwizihiza uyu munsi muri iyi nama
iyi nama tuza kugira n'abanyarwanda uyu munsi, kuko nk'uko wabivuze, buri mwaka ku itariki ya mbere Gashyantare twizihiza umunsi mukuru w'intwari. Insanganyamatsiko nayo ni insanganyamatsiko nziza ihuye n'icyerekezo abanyarwanda bafite cyo kwihesha agaciro, aho ubutwari mu banyarwanda agaciro kacu. Rero turaza kugirana ibiganiro, twungurana ibitekerezo, hanyuma turebe ko n'abanyarwanda bo muri diaspora bakomeza kugira ubutwari, bakigira ku bakurambere bacu bagaragaje ubutwari mu kurengera igihugu. Hanyuma abanyarwanda tugafata ingamba zo gusigasira ibyagezweho mu myaka ishize, kongera umusaruro w'igihugu, haba mu bwinshi haba mu bwiza. Nabyo ni ibyo guharanira ubutwari kugira ngo igihugu tuzagiteze imbere, igihugu kizigire, kizabe mu bihugu byihagije, bikora ubucuruzi, bifite n'ubukungu bwateye imbere. Hanyuma ibyo byose nyine bikajyana no gukomeza guteza imbere umuco wacu, cyane cyane muri diaspora. Nk'uko mubizi, abanyarwanda batuye mu mahanga hari igihe haba ikibazo cyo kugumana umuco no kuvuga ururimi rwacu, ikinyarwanda. So ibyo ngibyo nabyo tuzakomeza kubiharanira, ndetse n'umuryango nyarwanda hano ufite gahunda yo kwigisha umuco n'ururimi urubyiruko rwa hano, kugira ngo bagumane, ntibatakaze umuco wacu, kandi bakomeze bafatanye n'abandi banyarwanda mu guharanira nyine aka gaciro kacu twiyemeje nk'abanyarwanda. Yego, nk'umunyarwanda uhagarariye u Rwanda hanze y'u Rwanda, uri ambasaderi, ariko noneho hari n'abandi banyarwanda usibye no mu Buholandi bari mu mahanga muri diaspora hirya no hino batandukanye. Ku bwanyu ubona nyakubahwa ambasada, ari gute umunyarwanda, tugendeye kuri iyi nsanganyamatsiko, akwiye gukomeza kugira ubutwari ndetse akazirikana agaciro ke k'umunyarwanda uri mu mahanga? Nibyo, abanyarwanda tugira amahirwe. Ubu ngubu dufite igihugu gikunda abana bacyo kandi kibakangurira gutaha no kukishoramo imari, kukigiramo uruhare mu kucyubaka. Ibyo ngibyo murabizi ko bitahozeho kera. Abanyarwanda babaga mu mahanga bafatwaga nk'abanzi, za ambasade zikabishisha. Ubu ngubu byarahindutse. U Rwanda rwashyizeho ingamba zo gukangurira abanyarwanda bose kumva ko bafite uruhare mu kubaka igihugu cyabo. Hari gahunda nyinshi zashyizweho, twavuze Rwanda Day zagiye zikorwa, hari gahunda mwibuka yitwa Ngwino urebe, hari itorero, hari n'izindi gahunda rwose na Ndi Umunyarwanda. Izo zose zigamije kugira ngo abanyarwanda bumve ko bafite igihugu cyabo. Rero agaciro tugomba kwiha, cyane cyane kuri uyu munsi w'intwari, ni ukwiha agaciro, kumva ko dufite igihugu, ko tugomba no gukangurira n'abandi banyarwanda kukigana. Ikintu cya mobilisation ni ikintu cya ngombwa, kuko hari abanyarwanda hanze aha benshi, kubera amateka yacu, bagiye bahunga igihugu bagatura muri ibi bihugu, ndetse bakanashukwa cyangwa se bakabwirwa ibitari byo n'ababyeyi babo n'abandi. Abo ngabo tugomba gufatanya nabo, tukababwira u Rwanda uko ruri. Nta nubwo binagoye, ni ukubabwira uko u Rwanda uko ruri, uko ruteye, nabo bakumva ko ari abanyarwanda, bakumva ko bashobora kugira uruhare mu kubaka igihugu. Rero twebwe tuzakomeza rwose gukora iyo mobilisation, kuvugana n'abo banyarwanda kugira ngo twese dufatanye kubaka igihugu cyacu. Yego, ambasade rero y'u Rwanda mu Buholandi
hari abanyarwanda badukurikiye wenda bari mu gihugu cy'Ubuholandi, bamwe bamaze igihe bahatuye, hari wenda bazaza, hari gahunda muba mufite buri mwaka, muri porogaramu mufite ndetse wenda n'ibyifuzo mufite, ni iki muteganyiriza abanyarwanda baba mu Buholandi by'umwihariko muri uyu mwaka? nk'uko nabivuze, uyu mwaka ni umwaka nakwita uwa transition kubera ko turacyari muri ibi bihe bya COVID-19, iki cyorezo kiracyahari, ni ukuvuga ko ibikorwa byinshi bisa nk'ibidashoboka. hari inama zizakorwa birumvikana ku buryo bw'ikoranabuhanga, ariko icyo duteganyiriza abanyarwanda ni ibikorwa nyine bisanzwe bigamije ibyo navuze. icya mbere ni mobilisation, mobilisation y'abanyarwanda kugira ngo twagure uyu muryango nyarwanda wo mu Buholandi, dushakishe n'abandi banyarwanda bumve ko bafite igihugu cyabo. Erega nta nubwo tugomba kubabwira ngo bimuke bajye gutura mu Rwanda. Kumva ko afite igihugu, akagira impapuro z'u Rwanda, akumva ko afite igihugu, ibyo byonyine birahagije. N'ibyo rero bizakomeza. Hakaba rero ibyo kongera ubumenyi n'ubushobozi abanyarwanda, kuko iyo wakoze mobilisation abanyarwanda bakumva ko bafite igihugu, ni byiza ariko yuko banongererwa ubumenyi n'ubushobozi. iki gihugu ni igihugu abanyarwanda bagizemo amahirwe yo kwiga, basoza kaminuza, bamwe babona akazi, abandi barikorera. Ibyo ngibyo rero tuzakomeza kongera ubumenyi n'ubushobozi bw'abanyarwanda, banishyire hamwe, bateze imbere za bizinesi zabo, biteze imbere, bateze imbere n'igihugu. Hakaba rero n'icya gatatu kijyanye no gukunda igihugu, patriotism, nacyo ni ikintu cyangombwa. Gukunda igihugu biri kwinshi, bigaragazwa n'ibintu byinshi. Hari guharanira ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda, hari gahunda ziriho zizakomeza, hari kurwanya abasiga isura mbi igihugu, abakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, ndetse n'abagaragaza n'abapfobya n'abahakana ku mugaragaro jenoside yakorewe abatutsi, nabyo bigomba gukomeza. Hakaba ndetse n'ibindi bijyanye n'ubwisungane n'abanyarwanda, abanyarwanda bari hano bakabasha gutera inkunga abanyarwanda nk'uko byakozwe umwaka ushize. Ndetse hakaba n'ibindi bijyanye no gusangira ubumenyi, icyo bita knowledge transfer, aho abanyarwanda bari hano bafite ubumenyi bwihariye babisangiza n'igihugu. Gahunda yaratangiye hagati y'umuryango witwa IOM ushinzwe urujya n'uruza rw'abantu ku isi, ndetse ku bufatanye bwa za ambasade zimwe ziri Burayi, Minafete n'izindi nzego zihariye z'u Rwanda, hari nka Minisiteri y'Ubuzima ndetse na Minisiteri y'Uburezi, aho ibiganiro byatangiye kureba yuko abanyarwanda bafite ubumenyi bwihariye mu bijyanye n'ubuzima, cyangwa se mu byerekeye TVET, ubumenyingiro, nabo babusangiza na bene wabo bo mu Rwanda. Ibyo ngibyo nabyo bizakomeza uyu mwaka. Yego, mu gusoza rero reka tubashimire ko mwemeye kuduha umwanya wanyu nyakubahwa ambasada, ariko niba hari ubutumwa mushobora gusorezaho muha abadukurikiye muri kino kiganiro mwabutanga mbere yuko tugana ku musozo. Ubutumwa natanga ku batwumva no ku banyarwanda bo mu Buholandi muri rusange, mbere na mbere ni ukubifuriza umwaka mushya muhire. Baravuga yuko kuva ukwezi kwa Mutarama kutararangira ushobora kwifuriza abandi umwaka mushya muhire. Hakaba rero no kurinda ubuzima bwacu, kuko turi mu bihe bikomeye. Mu kubikora, abanyarwanda batuye mu Buholandi bagomba kubahiriza amabwiriza yatanzwe na guverinoma y'Ubuholandi kugira ngo iki cyorezo tuzagitsinde. Hanyuma rero ikindi nababwira ni uko mbijeje ubufatanye bwa ambasade mu bikorwa biyemeje
biriya navuze byo kumobiriza abanyarwanda, byo kongera ubumenyi n'ubushobozi, ibikorwa bigamije ubumwe n'ubwiyunge, gukunda igihugu n'ibindi. Ambasade izakomeza ibabe hafi, kandi iki cyorezo nitugitsinda ngira ngo tuzanatekereza no ku bikorwa byinshi binini byo kugira ngo duteze imbere abanyarwanda batuye muri iki gihugu, kandi nabo banagire uruhare mu guteza imbere igihugu cyabo. Yego, reka tubashimire cyane rero nyakubahwa ambasada, hanyuma ubwo tunabwira abadukurikiye muri kino kiganiro ko yari wo musozo wacyo, ubwo ariko tunizera ko utaha nyakubahwa ambasada, nk'uko n'ubundi musanzwe mubitwemerera, bitwongera kubakenera, muzatwemera twongera kuganira. Mwakoze cyane ku mwanya wanyu mwaduhaye kuri munsi. Murakoze kuba twajyanye iki kiganiro, mbifuriza umunsi mwiza. Murakoze cyane.